muri iki gihe buri wese asa n'uwihugiyeho, buri umwe yabaye selfish, ariko nanone biterwa n'ikibazo cy'igihe. Ndamutse mvuze ko ariho isi igeze sinaba mbeshye. Gusa nanone mu mico itandukanye ku isi bitewe n'aho wakuriye cyangwa se aho wabyirukiye, hari imico abantu baba basa nk'aho bahuriyeho mu buryo rusange. Mu cyegeranyo cy'uyu munsi turagaruka ku mibanire y'abantu, aho turi bugaruke ku binyoma 10 abakobwa babwirwa mbere y'uko bashyingirwa. Mu ndimi z'amahanga tugenekereje ni 10 ways girls told before they get married. Ndakeka ko noneho ushobora kuba usobanukiwe icyo ngiye kukubwira muri aka kanya. Muri iyi video turibanda ku bakobwa, kandi by'umwihariko iyi video iragirira akamaro umuryango ndetse na sosiyete yose muri rusange. Bimwe mu binyoma bibeshya harimo nk'ikivuga ngo if he truly loves you he will change after marriage. Nibyo tugiye kwibandaho muri iki kiganiro gito naguteguriye. Nguhaye ikaze kuri Breezy Entertainment. Ikinyoma cya mbere abakobwa bibwira mbere yo gushyingirwa: ubukwe buzaguhesha ibyishimo kandi bukuzuze mu gihe cy'iteka ryose. Nyamara mu by'ukuri ntago ari ukuri. Icy'ukuri ni uko ku bana bishobora gutera ibyishimo, ariko mu by'ukuri ntago bishobora kuzakemura ibyifuzo byawe bwite, kuko umunezero nyakuri w'imbere muri wowe si wo muzashakana uzawuguha, ahubwo uzawishakamo kandi uwibonemo imbere muri wowe. Ikinyoma cya kabiri: urukundo rwonyine rurahagije kugira ngo urugo rugire amahoro. Urukundo ni ingenzi koko mu rugo, ariko mu by'ukuri urugo ruzubakira kuri ibi bintu bitandukanye, harimo kumvikana, kubahana ndetse no guharanira iterambere ry'urugo rya buri munsi. Ikinyoma cya gatatu: umugore mwiza agomba guhara byose kubera umugabo we. Ikikuri ni uko urugo ari ubufatanye, atari ukwihambira k'umuntu umwe gusa. Bombi bagomba gutanga no kwakira urukundo n'ubufatanye muri byose. Ikinyoma cya kane kiragira kiti: kubyara bituma urugo rukomera. Abana bazana ibyishimo, ariko nanone bazana inshingano nyinshi. Iyo urugo rusanzwe rufite ibibazo, abana bashobora gukomeza kongera ibibazo mu bindi, ahubwo bagakomeza kuba inzitizi aho kuzana ibisubizo. Ikinyoma cya gatanu nacyo kiragira kiti: ugomba kwihanganira byose kugira ngo urugo rwawe rudasenyuka. Nibyo koko, kwihangana ni byiza, ariko kwemera guhohoterwa cyangwa se kutubahwa sibwo bwihangana. Umugore afite uburenganzira bwo gushyiraho imipaka no kwirinda ihohoterwa. Ikinyoma cya gatandatu: niba gukunda by'ukuri azahinduka nyuma yo gushyingirwa. Nyamara mu by'ukuri gushyingirwa si igitangaza gihindura abantu. Niba ufite imyitwarire mibi cyangwa se imico itari myiza mbere yo kubana, ntibizahinduka kubera mwashyingiranywe. Ikinyoma cya karindwi nacyo kiragira kiti: umugabo niwe mugenga wa byose, agomba gufata imyanzuro kandi wenyine. Nyamara icyo kuri ni uko urugo rugomba kuba ubufatanye. Bombi bagomba kugira uruhare mu byemezo bifatwa, kuko bombi ari ibyemezo bifatirwa ubuzima bwabo. Ikinyoma cya munani: imibonano mpuzabitsina ni iy'umugabo gusa, umugore agomba kwihangana. Nyamara si byo koko, imibonano mpuzabitsina igomba gutuma bombi bishima, si iy'umugabo wenyine. Bombi bagomba kumva banezerewe kandi bubashywe. Ikinyoma cya cyenda nacyo kiragira kiti: iyo umugore atera imbere, urugo rurasenyuka ku buryo bworoshye. Nyamara umugabo mwiza agomba gushyigikira umugore yumva akora byose, ndetse yewe ntabwo agomba kwirengagiza iterambere rye. Urugo ruteye imbere iyo bombi bagendana, aho kugira buri umwe abasubiza inyuma mugenzi we iteka. Ikinyoma cya 10 kiragira kiti: ugomba kuguma mu rugo kabone nubwo waba uri kubabara ku buryo bukomeye. Igihe cyose waba uri kubabazwa n'umugabo ugomba kwihangana. Nyamara icyo kuri ni uko hari igihe gutandukana bishobora kuba amahitamo meza kurusha gukomeza kubaho mu buzima bwo kubabara kandi ukabaho mu buzima bubi. Gufata icyemezo cyo kuva mu rugo rufite ibibazo bikomeye si igisebo, ahubwo ni ugushaka ubuzima bwiza. Mwakoze kubana natwe, uwo mwabanye kuri mikrofone Breezy. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu, wibuke gukora subscribe, ukande share, usige n'igitekerezo cyawe muri commentaire kugira ngo dukomeze twaguke kandi dukomeze kubagezaho ibitekerezo bitandukanye by'ingirakamaro. Mwakoze kubana natwe, amahoro y'Imana abe kuri mwe.